Rofisi TV ubuhungiro. Mwiriwe cyangwa mwaramutse yemwe bene data dukunda kuganira, ndagarutse ngo dukomeze. Buri munsi tugenda tuganira ku ijambo ry'Imana. Maze iminsi rero nibanze ku kwerekana ukuntu isezerano rishya n'isezerano rya kera ari ibintu byuzuzanya ariko bitandukanye. Isezerano rya kera ritegura izirishya, ariko isezerano ni kontara hagati y'Imana n'abantu. Isezerano rya kera rero ni kontara y'Imana n'abakozi bayo, aribo icyo gihe bari igihugu cya Isirayeli. Naho isezerano rishya ni kontara, ni inyandiko ihuza Imana n'abantu yabyaye muri Yesu Kristo, aribo mu by'ukuri n'abana bayo. Ushobora kwibaza ngo ese abana n'abagaragu bose ntibarya ibiryo bimwe, bose ntibatungwa n'ibiryo byagombye kuba ari bimwe? Oya, ntabwo abana n'abagaragu barya ibiryo bimwe. Abana uretse ko bafite ingero nyinshi zo gukura, bityo ntabwo barya ibiryo by'ubwoko bumwe mu mikurire yabo. Iyo umwana akiri muto arya ibiryo by'abana batoya, iyo akuze arya ibiryo by'abana bakuze, kugeza igihe abaye mukuru agashobora gutapfuna ibiryo by'abantu bakuru. Ariko kandi hari n'ikindi kirimo aho ngaho. Mu by'ukuri ntabwo umugaragu asangira na shebuja, niko Yesu yavuze. Ntabwo umugaragu yicara ku ntebe ku meza ya shebuja ngo basangire. Ni ukuvuga rero ngo burya ibyo umugaragu arya ntabwo ari ibiryo byuzuye, ntabwo ari ibiryo byiza nk'ibyo shebuja arya. Ariko umwana iyo amaze gukura, uwe yicara ku meza hamwe na se bagasangira, hamwe n'ababyeyi be bagasangira. Bityo umwana arya ibiryo koko ababyeyi be barya. Umwana afite ise w'umwami, iyo agiye ku meza y'umwami asangira na se ibyo kurya bifite agaciro, bifite akamaro. Ni urugero mbaha rwa kimuntu, ariko mbereke ko isezerano rya kera harimo ibiryo by'abagaragu, harimo ibyo Imana yageneye Isirayeli. Mu isezerano rishya harimo ibiryo by'abana b'Imana, ari byo Imana yageneye abana bayo. Nabonye rero hari abantu bambajije ibibazo bitatu, umwe yabajije bibiri. Byose nzabikoramo inyigisho. Uyu munsi ngiye gusubiza ikibazo kimwe. Abantu benshi bakunda kubaza ariko badashaka ko amazina yabo tuyavuga. Ntabwo nzi yuko uwambajije ashaka yuko mvuga amazina ye mbere yo kumusubiza, ariko ubu ngiye gusubiza ntavuze amazina, hanyuma nibajya bayanyemerera yuko mvuga amazina yawe ngiye kubasubiza mu mavideo nzabikora. Ariko ubu ntabwo ndi buvuge izina ry'umuntu ngiye gusubiza, ahubwo ndavuga ikibazo cye. Yarabajije ati, muri Matayo haranditse ngo muri amashami yanjye ndi umuzabibu, ngo ishami ritera imbuto nzarihungura ndijugunye mu muriro. Ati cela, yavuze mu gifaransa, ati cela ne fait pas allusion au péché. Ati ibyo ngibyo ntabwo bivuga yuko azabahungura kubera ko bakoze icyaha. Mbanze umwereke aho iri jambo yakoresheje arikura. Yarikuye muri Yohana 15, uhereye ku murongo wa mbere kugera ku wa 17, niho bavuga umuzabibu n'amashami yawo. Hanyuma ikibazo cye kiri ku murongo wa 6 by'umwihariko. Byatumye rero ngira ngo njye kumusomera hariya hantu, hanyuma mpasobanure, kuko ikibazo cye ntaho gihuriye na context. Icyo avugaga hariya mu muzabibu n'amashami y'umuzabibu no kwera imbuto ntaho gihuriye n'ikibazo cy'ibyaha nshobora kuba narindi kuvuga muri video. Ikibazo cye agikura kuri video nze ivuga ngo abari mu isezerano rishya Imana ntiyibuka ibyaha byabo ukundi. Rero abari mu isezerano rishya ni abizeye Yesu Kristo, kandi abizeye Yesu Kristo Imana yibagirwa ibyaha byabo. Niko isezerano rivuga ngo yabahaye amategeko yayo yanditse mu mitima yabo, ngo igirana bisezerano yuko itazongera kwibuka ibyaha byabo ukundi. None rero ambajije ati, none se biriya bivuga ngo ndi umuzabibu amashami atamfasheho atera imbuto aratemwa akajya mu muriro, ati biriya ntabwo bivuga yuko Imana yibuka ibyaha? Mu by'ukuri nicyo kibazo cye. Oya, ntabwo bivuga ko Imana yibuka ibyaha. Ngiye kugusomera hari ahantu mu gusobanurire ikibazo cyawe
aho wagikuye ntaho hahuriye no kwibukwa kw'ibyaha. Dusome rero muri Yohana 15 duhere ku murongo wa mbere, aho haranditse ngo Yesu acira abigishwa umugani w'umuzabibu n'amashami yawo. Ndi umuzabibu w'ukuri, kandi Data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho iryera imbuto ryose, akaryunganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri nge nanjye gume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabasha nimutaguma muri nge. Ni nge muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri nge nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Ikibazo cye kiri muri umurongo wa 6. Umuntu utaguma muri nge ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Umurongo wa 7 ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Uko Data yankunze niko nanjye nabakunze, nuko rero mugume mu rukundo rwanjye. Nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye, nk'uko nanjye nitondeye amategeko ya Data nkaguma mu rukundo rwe. Ibyo mbibabwiriye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe, kandi n'umunezero wanyu ube wuzuye. Ngiri itegeko ryanjye, mukundane nk'uko nabakunze. Ntawe ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira inshuti ze. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Sinkibita abagaragu, kuko umugaragu atazi icyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti, kuko ibyo numvise kuri Data byose mbibamenyesheje. Simwe mwantoranyije, ahubwo ni njye wabatoranyije, kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwera imbuto, imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye akibahe. Ibyo mbibategekeye kugira ngo mukundane. Ahantu wakuye ijambo umugabo wambajije ikibazo, nanze kuvuga izina ryawe, ndahakunda cyane. Aha hantu ni aho Yesu yari ari kuganira n'intumwa ze, ariko yari agiye gupfa. Yari ameze nk'umuntu uri kuraga, yari ari kuzibwira ibintu by'ingenzi cyane. Aha rero urabona yuko nta kintu na kimwe kigaragara yuko kwera no kutera imbuto biterwa no gukora ibyaha. Njyewe nari navuze muri iriya video wabajemo ikibazo, abari mu isezerano rishya Imana ntiyibuka ibyaha byabo ukundi. Nari nabisomye mu Baheburayo. Rero ikibazo cyawe ntaho gihuriye n'ibyo nari nigishije, ariko ibyo wambajije byanzaniye mu kubona inyigisho nziza ngira ngo nsangize abandi. Rero ahantu ko ari harehare ngiye kugenda masobanura. Ningira kuri umurongo wa 6 wakwiho ikibazo, naho ndahagusobanurira, nizere ko uri kuzakurikira ukabonamo igisubizo cyawe. Yesu ati ndi umuzabibu w'ukuri, kandi Data ni nyirawo uwuhingira. Aha ngaha icyo ashaka kuvuga, umuzabibu ni igiti mu isezerano rya kera. Imana yakomeje kugikoresha nk'aho ivuga Isirayeli. Yavuga ngo nahinze uruzabibu rwanjye ndukirira gutya, ariko ntirwatanga imbuto. Ngorongerera rukorera igira gute, irafumbira, ariko ntirwatanga imbuto. Aranaruzitira yewe kugira ngo bataza kujya, ariko ntirwatanga imbuto. Aravuga ati noneho rero uruzabibu rwanjye ngiye kurukuraho uruzitiro, ahasigaye ndureke abantu bazi barusenye. Umuzabibu wari ishusho ya Isirayeli. Niyo mpamvu aha ngaha avuga ati ndi umuzabibu w'ukuri. Ni ukuvuga ngo Isirayeli ntabwo ari umuzabibu w'ukuri, Yesu niwe muzabibu w'ukuri. Rero aka kantu gafite akamaro kugira ngo ukumve neza, kuko Yesu yigereranyije na Isirayeli. Noneho Isirayeli ni iki? Isirayeli yari ab'Imana yatoranyije nk'igihugu cyayo mu isezerano rya kera. Niyo yabise umuzabibu. None Yesu araza aravuga ati njyewe rero ni njye muzabibu w'ukuri. Umuzabibu w'ukuri ntabwo ari Isirayeli yananiranye cyangwa itarashoboye gukora ibyo Imana ishaka. Ni njye muzabibu w'ukuri, kandi Data niwe uwuhingira. Ni ukuvuga Data niwe umbeshejeho, cyangwa ibyo nkora byose bihuye n'ibyo Data ashaka.
noneho arawuhingira kugira ngo were. N'uwa Isirayeli yarawuhingiraga, ariko n'uwa Yesu nawe akawuhingira. Icyo ni cyo ubanza ucyumve. Harimo kugereranya umuzabibu bibiri, harimo kugereranya umuzabibu wa kera wo mu isezerano rya kera wari Isirayeli, no kugereranya umuzabibu mushya wo mu isezerano rishya ari we Yesu n'abamukomokaho. Aha nanone wamfashije, kuko uyu mwandiko wahisemo ujyanye na teme, wakuyemo ikibazo, ujyanye na teme ndimo kuvuga yuko isezerano rya kera n'iry'abakera, isezerano rishya n'iry'abashya. Twebwe rugomba kuba mu byacu, tukareka ibyo abandi ba nyirabyo batashye batakiriho, bakajyana n'ibyabo, natwe tukagumana n'ibyacu. Icyo uracyumvise ko umurongo wa mbere harimo isezerano rya kera n'isezerano rishya. Bavuga ati mu isezerano rishya ni njye muzabibu, mu isezerano rya kera umuzabibu wari Isirayeli. Ndi umuzabibu w'ukuri, ubwo hari umuzabibu w'ikinyoma cyangwa utari uw'ukuri, kandi data ni nyirawo uwuhingira. N'undi n'uwa mbere wari uwa data, ariko uwa kabiri ni wowe ukuri, rero ni umuzabibu nyawo tugomba kwitaho. Noneho rero natwe abavuka muri Yesu Kristo, abizera muri Yesu Kristo, dushamikiye ku wo muzabibu w'ukuri, ntabwo dushamikiye ku muzabibu wa mbere wari Isirayeli. Aha niwo umurongo wa kabiri ngo ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Bivuga ngo abantu bari muri Yesu, bizeye Yesu, ni amashami ya Yesu Kristo, kandi abantu bashamikiye kuri Yesu buri gihe bera imbuto. Noneho rero abantu batashamikiye kuri Yesu ariko basa nk'abamufasheho, abo ngabo ntibera imbuto. Abera imbuto rero Imana irabaguyaguya, ibagirira neza, ibakuraho ibyo bita ibisambo. Ku makawa, abagira amakawa hari ibintu bita ibisambo, ni ibintu bishibuka ku ikawa bakabona bishishe, ariko bikazatuma ikawa itera. Noneho bakuraho ibyo bisambo, bakabijugunya, bakabitema, kugira ngo ikawa izashobore kwera. N'ibi ngibi bita ibihage ngo Imana ikuraho ku mashami, ni ibisambo, ni ibintu biba bituma ishami ritazera imbuto nziza. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Aha ngaha urumva ko Yesu Kristo ari kubwira intumwa, agiye kuzisezeraho mu by'ukuri, ati ijambo yababwiye ryarabejeje. Banza rero wumve icyo ari kugereranya nacyo. Ubundi ubusanzwe abantu bezwaga n'iki? Abantu bezwaga n'imihango yo mu isezerano rya kera. Abantu bariyezaga, mujye mwibuka ibyo banditse muri isezerano rya kera, bavuga ngo muziyeze muzahura n'Uwiteka, muziyeze hagiye kuba ibingibi. Abantu hari imihango bakoraga yo bita yo kwiyeza, harimo no gukaraba, harimo ibintu bambaraga, harimo ibintu biteraga kwiyeza ku giti cyabo. Naho hano Yesu arababwiye ngo ibyo bintu ntabyo mwigeze mukora, ariko ijambo yigishije ngo ryejeje intumwa ze. Ngo none rero mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Intumwa ze igihe imyaka 3 yari imaze gushira azigisha, ijambo yavuze yababwiye ngo ryarabejeje. Bitandukanye nuko abantu mu isezerano rya kera bari bafite imihango bakoraga yo kwiyeza. Urabyumva? Umurongo wa 4 ngo mugume muri nge, ngume muri mwe, kuko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabasha nimutaguma muri ngewe. Yesu Kristo akavuga, ubwo ziriya ntumwa ze ari nako atubwira natwe, ngo nk'uko ishami ry'igiti ridashobora kwera imbuto riri mu kirere, ryaba rifashe se wa mugani, ni nako umuntu w'umukirisitu adashobora kwera imbuto adacomekeranye na Yesu, adafatanye neza na Yesu. Ariko izo mbuto hari nimenya nabyo ngomba gusobanura. Hari imbuto z'amoko 3 muri Bibiliya. Hari imbuto zavuzwe na Yohane Batista, Yohana Umubatiza, zari imbuto ngo zigaragaza ko umuntu yihannye ibyaha, ko umuntu yiteguye kwakira umukiza. Ntabwo arizo Yesu ari kuvuga. Hari imbuto zivugwa zigaragaza abihannye, zivuga hari na mu byakozwe n'intumwa, ngo mwere imbuto z'abihannye, cyangwa se mu mabara ya Pawulo. Izo mbuto zigaragaza abihannye ni ukuvuga ni ibikorwa umuntu agira bigaragaza mu by'ukuri ko yamenye Yesu, ko yavutse bwa kabiri. Kuko nubwo mvuga ko abantu bavuka bwa kabiri bagakomeza bagakora ibyaha, ntabwo ibyaha umuntu akora yaravutse bwa kabiri byagombye kuba ari byinshi biruta ibyo yakoraga ataramenya Yesu. Ndetse ntabwo mu by'ukuri umuntu akomeza gukora ibyaha nkana
kuko yaratangiye umwuka wera uba umurimo ntumwemerera gukora ibyo byaha nkana gutyo, ariko ntabwo bishoboka ko abantu bagakora ibyaha. Noneho rero imbuto, ndi gusobanura imbuto kugira ngo imbuto zimuvaho zibe ziturutse muri Yesu. Mu by'ukuri imbuto zigaragaye ku ishami ku mukirisitu zibe ari imbuto z'umwimerere ziturutse kuri Yesu. Imbuto rero Yesu ari kuvuga hano mu by'ukuri ni imbuto z'umwuka wera, kuko Yesu nk'Imana, Yesu nk'umuzabibu afite umwuka wera 100%. Yohana Batista muhamiriza avuga ngo umwuka umurimo niwe abantu bose bahabwaho. Rero imbuto Yesu ashaka ko bera n'Imana ishaka ko bera ni imbuto z'Imana, ni imbuto z'umwuka wera. Niyo mpamvu rero ntabwo wakwera imbuto z'umwuka wera umwuka wera utawufite, kandi uwo mwuka wera uri muri Yesu byuzuye. Niyo mpamvu kugira ngo umuntu ukorera Imana cyangwa se umuntu wese Yesu Kristo yagira imbuto z'ukuri agomba kutatandukana Yesu Kristo. Icyiza rero nuko Yesu asobanura ngo ninjye muzabibu namwe muri amashami, uguma muri njyewe nkaguma muri we niwe wera imbuto nyinshi, ngo kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Icyo kirumvikana. Umuntu utaguma muri nge ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, nicyo kibazo cya mugabo, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Iki ngiki nicyo wabajije nk'ikibazo, ariko mu by'ukuri ntabwo aba bantu bajugunywe mu muriro bazize ibyaha. Oya, aba bantu bajugunywe mu muriro bazize kuko badacomekeye cyangwa badahagitse, badafashe neza muri Yesu Kristo. Niba umuntu adafashe neza muri Yesu Kristo rero bivuga ko ntabwo amwizeye, ntabwo yizera Yesu Kristo. Nta bindi byaha hano uyu muntu aba bantu b'amashami bazize kuba batizeye Yesu Kristo. Iriya somo ryanjye nari natanze navuze ngo abari mu isezerano rishya ni ukuvuga bizeye Yesu Kristo, ntabwo Imana yibuka ibyaha byabo ukundi. Uyu rero umuntu udahagaze muri Yesu Kristo, utari ishami ry'ukuri rifashe ku muzabibu, ntabwo ari muri Yesu Kristo. No, uwo nguwo ntabwo ibyaha bye bishobora kwibagirana. Naho nguwo ntabwo ari mu Imana itibuka ibyaha bye. Uwo nguwo ni wenyine ku mpera z'iminsi, ku mpera z'isi hari abantu bazahanwa. Ntabwo njya nigisha mvuga yuko hatazabaho umuriro w'iteka, nubwo umuriro w'iteka utazatwika iteka ryose. Uwo muriro w'iteka uzatwika ibintu n'abantu bishire, ntabwo uzahora utwika ibihe byose bizabaho. Oya, uzatwika rimwe na rizima, ariko ibyo utwitse biveho, bishire, bipfe, birangire. Bityo rero ntabwo ikibazo cyawe cyaturutse muri ngaha aba bantu aya mashami yakoze icyaha. Aya mashami ntafashe, ni ukuvuga ngo ntizera, ntabwo ari muri Yesu. Kubera ko atari muri Yesu aranumye ahubwo. Ishami ryose ryumye rero, igiti cyose cyumye akamaro kacyo nako gucana. Muri cya gitabo cya nyuma njya mbabwira, kuko ntazi aho uri, ntabwo nzi niba ushobora kukigura, ariko niba uba muri Amerika ushobora kukigura. Dore ngiki nanone iki gitabo cyanjye kuri page yacyo, ntabwo ari page, chapitre yose ya 12 gifite amashapitire 12. Chapitre ya nyuma ivuga urubanza rwa nyuma, ikavuga ukuntu abantu bazashya, ariko kandi insobanura yuko ugushya kw'igiti atari igihano cy'igiti. Ni ukuvuga niba ikintu cyumye, ishami ritafashe ku giti hanyuma rikuma, none se akandi kamaro kandi ryamara? Kubera gusa ko bavuze yuko ngo byagombye kuba rifashe muri Yesu, kandi abantu ko ari twebwe, noneho baba badafashe muri Yesu bakazajugunywa mu muriro, ukumva ko bibaye igitangaza kuko ari abantu. Si igitangaza kuko ari abantu, ikibazo ni uko badafite kwizera, ikibazo ni uko badahagaze muri Yesu. Abo bantu batari muri Yesu bitwa igiti cyumye nyine. Yesu niwe uvuga ngo ni igiti kibisi. Rero uribuka ko n'igihe cyo kumusaraba, ahetse umusaraba, bamubajije abagore ba Yerusalemu baramuririye, arababwira ati nimwiririre murire n'abana banyu. Uwo ugendekeye gutya igiti kibisi ari we wivuga, bizagendekera gute mwebwe ibiti byumye? Donc abantu batari muri Yesu ni ibiti byumye. Niyo mpamvu kubicana ntabwo ari igihano cy'igiti cyumye gucanwa, ahubwo ni wo mumaro wacyo. So rero ntabwo ari ibyaha Imana yibuka igiye gucana bari abantu, ahubwo nuko bari abantu batigeze bizera. Ikindi nuko bari abantu bashobora kuba atari abantu b'Imana gito. Hari indi video mvuga yuko hari abantu basa nk'ab'Imana ariko baba mu itorero ry'Imana ari abasatani, babandi bitwa urukungu mu Masaka. Hari n'abantu bari mu iteraniro basa nk'abakozi b'Imana, ariko nanone atari abakozi b'Imana, ahubwo ari abakozi ba Satani. Abo nabo twarabigisha mu yindi video ibita amasega, ariko sinanjye wabise amasega.
ni Yesu wavuze ngo baza mu itorero bambaye uruhu rw'intama ngo ariko imbere ni amasegaryana. Rero abo bantu b'amasegaryana n'abo bantu b'urukungu bari mu itorero ntabwo bafashe kuri Yesu Kristo, nubwo watekereza yuko basa nk'abakirisitu. Kubera ko badafashe kuri Yesu Kristo rero ni amashami yumye. Kubera ko ari amashami yumye, ibyo bizatuma bajyana gucanwa mu muriro, bazajya gutwikwa bakabagereranya no gucana ibiti byumye. Ntabwo ari ibyaha bazira bariya abantu bazira kutizera. Abo babibwemo na Satani, nta kindi byagira Satani kutizera n'iby'ibibye, ntabwo ari ibyaha necessarily, ukutizera nicyo kibazo. Erega no mu ntangiriro mu gihe muri Edeni, ntabwo icyo Satani yazaniye Adamu na Eva ngo bakore icyaha, ntabwo ari icyaha mu by'ukuri, yabahaye kutizera. Yababwiye ijambo ry'Imana ritari ry'Imana bari ryo bizera, bareka kwizera ijambo ry'Imana yari yavuze. Bityo rero icyaha cya mbere cya Adamu na Eva ni ukutizera. N'abandi bose icyaha cyabo ni ukutizera. Nkameze rero ku murongo wa 8, ngo ibyo nibyo byubahisha data. Kugira gute cyubahisha data? Ni uko baguma muri Yesu Kristo. Ngo nimuguma muri nge nanjye nkaguma nimuguma muri nge amagambo yanjye. Kuguma muri Yesu ni ikintu abantu badasobanukiwe. Kuguma muri Yesu no kuguma mu ijambo rye. Kuguma muri Yesu no kuguma mu magambo ye, no kuguma mu nyigisho ze. Ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ngo ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Mu by'ukuri aha ngaha harimo ibintu nyamara bisobanutse neza. Umuntu wera imbuto ni umwishywa wa Yesu Kristo. Umwigisha wa Yesu Kristo ni umuntu uguma mu ijambo rye. Nuko nyumva, umuntu uguma muri Yesu Kristo ni umuntu uguma mu ijambo rye. Mu by'ukuri ibi bintu nashyizeho, mpamvu nakubwiye nti ahantu wahisemo ni ahantu nkunda cyane. Ibi bintu nahisemo byo gushyiraho cano yo kwigisha ijambo ry'Imana, nagira ngo mfashe abantu babishaka kujya baguma mu ijambo ry'Imana, kujya baguma mu ijambo rya Kristo. Buri munsi byibuze bajye babona ukuntu bahagarara buri gihe buri munsi mu ijambo rya Kristo. Nibi ngiye bavuga rero, ndateganya ko nibyo niteguye yuko abantu muzaguma mu ijambo rya Kristo uko turisobanura buri munsi, namwe muzera imbuto. Ndateganya ko abantu muzaguma mu ijambo rya Kristo buri munsi, namwe muzabigishwa kuri Yesu Kristo. Uko data yankunze, ati niko nanjye nabakunze. Ati kuko rero, ati nuko rero mugume mu rukundo rwanjye. Nanone kuguma mu rukundo rwa Yesu Kristo ni ukuguma mu ijambo rye, ni ukuguma mu nyigisho ze. Ati nimwitondera amategeko yanjye. Aha ngaha hari uwugeze kukimbazaho iki kibazo, ngikuramo video. Ngo nimwitondera amategeko yanjye, ati muzaguma mu rukundo rwanjye nk'uko nanjye nitondeye amategeko ya data, nuko nguma mu rukundo rwe. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari amategeko menshi, kuko hepfo agiye kuyasobanura. Amategeko ya Yesu Kristo ni urukundo gusa. Ni ukuvuga ngo ijambo rye ni urukundo, niryo tugomba kugumamo. Amategeko ye ni urukundo, niyo tugomba kugumamo. Kuguma ku muzabibu ni ukuguma muri aya magambo ye, ni ukuguma muri urwo rukundo. Ibyo bintu ntibyumvikana. Umurongo wa 11 ngo ibyo mbabwiriye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwebwe n'umunezero wanyu ube wuzuye. Ni ukuvuga Yesu yaragiye gusiga intumwa ze, agiye kuzisiga zonyine, ariko agira ngo zisigarane ibyishimo, zisigarane umunezero, zisigare zitihebye. Niyo mpamvu yabasobanuriye yuko uburyo bwo kugira ngo bamenye ko bari kumwe nawe igihe cyose, bagume mu nyigisho ze, bagume mu magambo ye. Hanyuma amagambo ye ni agiye kuyabibutsa, ati ngiri itegeko ryanjye, mukundane nk'uko nabakunze. Ati ntawe ufite urukundo ruruta umuntu upfira inshuti ze. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategetse cyangwa ibyo mbategeka. Urumva ko abategetse iki? Gukundana hagati yabo nk'uko nawe yabakunze. Ati muzakomeza ku inshuti zanjye rero niba mukomeje gukundana. Aha ngaha nagira ngo nkubwire ngo hari abantu benshi bajya bavuga ngo bakunda Yesu. Nta muntu ukunda Imana atarabona, ariko Yesu yaravuze ngo umukunda akurikiza amategeko ye, umukunda akurikiza amagambo ye. Amategeko yaryo yaravuze mukundane nk'uko nawe yabakunze. Mukundane kugeza kugira mwagomba kwitangira abandi nk'uko nawe yatwitangiye. Ngibyo niba ukunda Yesu ukaba niba ushaka kuvuga ngo ukunda Yesu ariko ukaba nta rukundo ufite rwa mugenzi wawe, urabeshya, ntabwo umukunda.
niba kandi uvuga ngo uri umwigisha wa Yesu ariko ukaba utabona umwanya wo gufata umwanya kuva mu ijambo rye, urabeshya, ntabwo uri umwigisha wa Yesu. Noneho kandi niba ibyo utabikora ntabwo ushobora kwera imbuto. Noneho kandi niba ibyo utabikora ariko binavuye yuko mu by'ukuri udashamikiye muri Yesu, no kuvuga utamwizeye, uri igiti cyumye, uri ishami ryumye. Niba uri ishami ryumye, ntabwo ari ibindi byaha bindi bizatuma ujya gucanwa, ni uko gusa utizera Yesu Kristo, utigeze umwizera. Wabyumvise? Ati sinkibite abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri data byose nabibamenyesheje. Ahangaha nanone ari kugereranya ibintu bibiri. Abantu Imana yitaga abagaragu nabo mu isezerano rya kera ni Isirayeli. None arababwiye bari abanyigishwa be n'abanyisirayeli, yagombaga kubita abagaragu kuko ari Imana. Ati sinkibita abagaragu, ni ukuvuga ngo iki? Abo bantu yamaze kumenyesha ijambo rye, akomera kubabwira se, ntabwo akibita abagaragu, asigaye abita inshuti. Ibi ngibi bazongera bihindura ikindi gihe, namara kuzuka, noneho ntazongera kubita inshuti, azabahamagara ngo bana banjye mwe. Muri kumva izo nzego ari kugenda azamuka. Nanone la même chose, niba Yesu avuga ati sinkibita abagaragu, kandi abagaragu bari mu isezerano rya kera, ati ndabita inshuti, hagati y'igihe atarapfa abisa inshuti kubera ko bamenyesheje ibya data byose. Ariko namara kuzuka, noneho amaze gutanga cya kiru, mu by'ukuri abamwizeye bahinduye abana b'Imana, ntabwo azongera no kubita inshuti, azabita abana be. Kuko niko byagenze, azutse yasanze intumwa ze ziri kuroba, arababwira ngo yemwe bana banjye mwe, mbese hari ikintu mwafashe? Bati ntacyo. Ati nimurobe mushyire urushundura rye murakuramo amafi. Bari babuze icyo. Ni ukubwira ngo ibi nabyo ni evolution, kuva ku bugaragu kugera ku nshuti kugera ku bana. Niyo mpamvu nongera kukumenyesha no kukubwira wowe mwene data, niba koko ukunda ijambo ry'Imana no kurigumamo no kurisobanukirwa, tandukanya mu isezerano rya kera aho hari abagaragu, no mu isezerano rishya aho abantu babanza kuba inshuti za Yesu Kristo, ariko bakaba inshuti ari uko bakurikije ijambo rye ryo gukundana, hanyuma yamara gupfa akabahindura abana b'Imana. Rero ntabwo abantu bakwiye gusubira inyuma, ngo uve ku rwego rw'abana b'Imana usubire ku nshuti, ngo uve ku nshuti usubire ku bagaragu. Oya, ni umujyo umwe. Byatangiye Imana ifite kontara n'abagaragu, bigeze aho muri abo bagaragu Imana ikuramo inshuti, none bigeze aho Imana ifite abana gusa, nta bandi bagaragu igifite. Hari abantu bita abakozi b'Imana, ariko ijambo ryitwa umukozi w'Imana ni titire y'abahanuzi, ni titire ya kera mu isezerano rya kera. Muri kino gihe Yesu ajya kugenda ahandi hantu yabivuze, ntabwo yigeze avuga ngo ndagiye ariko muzasigara mwitwa abakozi b'Imana. Yaravuze ngo aragiye ariko tuzasigara twitwa abavandimwe, noneho tuzagira undi muntu twita ibyo twita ngo twebwe adusize nk'abavandimwe. Rero abitwa abakozi b'Imana ni titire yabayeho, ariko ni mu isezerano rya kera. Umuntu uyu munsi bita umukozi w'Imana baba bamwise umuhanuzi wo mu isezerano rya kera. Tuzakomeza kujya tubasobanurira ku murongo wa 16 na 17 ngo ngiye gusozereza ngo simwe mwantoranyije, ahubwo ni njye wabatoranyije, kandi mbashyiraho kugira ngo mugende mwere imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye akibahe. Iki ni ikintu cy'ingenzi gusobanukirwa, yuko abakirisitu babandi y'amashami, ntabwo ari twe twahisemo kuba amashami ya Yesu Kristo. Oya, ahubwo ni Yesu Kristo igiti cyagabye amashami. Rero ibyo birakaba bivuga ngo ubwo navuye kuri cya kibazo cy'uko ngo haba hari ibyaha bituma amashami ahagurwa cyangwa ahwanyurwa ku giti. Oya, igiti nicyo kimera amashami ku bushake bwacyo, ntabwo ari amashami yihagika ku giti. Bityo rero ahangaha Yesu abwiye intumwa ze ati mugire amahoro, mu by'ukuri mugumane umudendezo, mugumane umutuzo, kubera yuko ntabwo ari mwebwe mwampisemo, ni njyewe wabahisemo. Atabahitamo iki? Abahitamo kugira ngo bere imbuto. Ni ukuvuga ngo kwakira imbuto nta nubwo ari ibintu tugomba gushyiramo imbaraga zidasanzwe. Nyiri ukuduhitamo niwe ushaka ko twera imbuto, kandi niwe mu by'ukuri utanga izo mbuto muri twebwe. Ati mugende mwere imbuto zanyu zigumeho. Ni ukuvuga ngo umuntu uri muri Yesu Kristo yera imbuto, yabishaka atabishaka apfa kuba ari muri Yesu Kristo yera imbuto, kuko imbuto yera asize ni iz'umwuka wera umurimo, hanyuma kandi izo mbuto zigumaho. Noneho niyo mpamvu adashobora kuba
uwo muntu ngo azagire gucirwaho iteka, agire ikibazo azagira nyuma, nta gihari, kugira ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye akibahe. Ahangaha sinzi niba umuntu atakwibaza, abantu basaba Imana ibintu ntibabahe, ntabwo bakwiye kwibaza niba bari muri Yesu by'ukuri. Uri kubyumva? Niba Yesu yaraduhisemo, ari uwo duhisemo, atari twamuhisemo, ni ukuvuga niwe watugize amashami, twe twigize amashami kuri we, yarangiza akabikora kugira ngo tugire imbuto, hanyuma umuntu akaba abona nta mbuto afite. Ubwo ntibivuga yuko ahubwo adashingiye kuri Yesu, kuko ngo ibyo yabibatekeye kugira ngo bakundane. Mu by'ukuri rero, nshyize summary y'ibi bintu, ni uko kuguma muri Yesu no kuguma mu ijambo rye. Ni uko kuguma muri Yesu ukaba ishami ry'umuzabibu, ni Yesu wabiteganyije, si twe twabiteganyije. Ikindi ni uko amashami atemwa akajya gucanwa ntabwo afashe kuri Yesu. Ni ukuvuga ntabwo ni abantu batizeye Yesu, nubwo baba bagaragara nk'abari mu itorero. Hari ubwoko bubiri bw'abantu bari mu itorero. Hari bamwe koko bari mu itorero bizera Yesu, hari abandi bari mu itorero barashyizwemo na Satani. Ariko abo ngabo bameze nk'urukungu n'amasaka, ku buryo iyo bitarera ntumenya urukungu, ntumenya n'ishaka. Rero icyo twahawe kumenya mu ijambo ni uko tumenya ko ibyo bintu bihari mu itorero. Mu itorero harimo abantu barimo bazatwikwa, ariko si ikibazo cy'uko bazatwikwa ngo hari icyo bahinduraho kinini cyane, ntacyo, kuko nabo ubwabo ni abana bataraba Imana, ni abasatani. Ariko hakaba n'abandi bantu b'abana b'Imana basa nk'izo nkungu, bitarakura byose usanga bimeze kimwe, ariko bo batazigera batwikwa, kubera yuko bo bashingiye ku giti cy'umwimerere. Bo ni ishami ry'umuzabibu ushingiye ku muzabibu w'umwimerere. Ikindi nabasobanuriye ni uko Yesu yavuga ngo ni umuzabibu w'ukuri, aba yegeranye n'umuzabibu utari uw'ukuri. Umuzabibu utari uw'ukuri ni Isirayeli, ikaba ari isezerano rya kera. Umuzabibu w'ukuri ni Yesu n'amashami ye, bakaba bari mu isezerano rishya. Icyo wacyumvise. Tuzakomeza ubutaha. Nizere yuko ikibazo cyawe cyatumye nshobora gutanga inyigisho, uzakurikirana ukabona n'ibindi utari wabajije. Gusa ndongera kukubwira ngo ntabwo inyigisho nari nigishije ifite aho ihuriye n'iki kibazo wari wabajije. Tuzasubira ndi gusobanura n'ikindi kibazo. Wambajije ibibazo bibiri, hari ikindi kibazo none nzasubiza mu video yacyo. Okay, bye bye. Refuge TV, ubuhungiro.